barakweretse dutangire kuri bus station aho bategera imodoka hicaye mama ukuze arimo arapakira utuntu arimo arirura utuntu akiranyura urubyiruko abajene baza bisetsa bari kuganira nyine bya bindi bya gisore barakwereka abajene ati byari bishimishije ntago bakagombye kumubwira kuri ahubwo bakagombye kuba bamwigeje cyane bagonga umukecuru ikinyabupfura gike yakomeza kwisekera timumbabarire mungubise mu mutwe nawe nta n'ikintu muvuze usaba imbabazi umukecuru yari hafi no kwipfira ariko n'ubundi nta nubwo asigaje igihe kirekire ntabwo mufite inyogokuru ibaze kumufasha muri ubwo buryo uko byagenda kose namutoje azi igihe cyo guceceka kandi amenyo ye aracyari mazima baraseka bakagombye kuri mu rugo uri guteka ibiryo bya kera birakaza umukecuru dore biraseka cyane abibi gusa ntabwo akiri kuvuga nibyo nakagombye kumenya ati nta n'umuntu wagufata mbere gupfa turebye natakaje umugabo agombye kujya kubaza abasekirite wenda agira umuntu umubona akamuha akaje akamugarura ntiyishyeze kubera ko yari akorambere agasura kawe kawe kubera ariko niba nta n'ikintu mufite cyo kumbwira kuko imutanditse njyenyine dore ibyo bisore byibuka ngo biramureba ate muze twigendere tugakira ahandi tujye gufata indi modoka ikurikiyeho ndanashonje ati tuzabonane munyabibazo duturane inyuma munyabibazo mukecuru bamusize mu gahinda aguzi kubwirwa n'abajene nka kuriya ibigambo biri nka biriya cyakora abantu bato mujye mwitonda uyu mukecuru nimone kuriya akiri mutoya nawe yari mwiza agifite imbaraga nkamwe turakomeje bakwereka amazu meza byakora abantu barubaka kabisa abantu barubaka rwose kwereka hari umudamu asohotse mu nzu umudamu asohoka mu nzu ati kata sohoka twihute ndi gutinda ati rwose nutaza ngo wihute ntabwo nzongera kukwemera gukina imikino y'amavideo mu cyumweru cyose igihungu kiraza kiri kunangira kiri kwinangira haramunuka nta mikino kuri mama wawe kiraza tihute yego ndikuza akwereka aramanuka umumama afite agasahani mu ntoki kari agasahani se kari mege ese agiye he komeza ukurikire kwereka barakase nta bintu byo kunyura mu busitani buriya abazungu baha ubusitani bwabo kwereka barakase bazamuka bagera ku nzu mama ari imbere igihungu cye kiri kuza kidashaka ariko kigomba kuza nta kundi ati kandi witware neza yego papa yego mama barakwereka barakomanga ese ninde baje gukomanga reka turebe barakwereka isiritora kandi wa mukecuru yewe titwaje hano kugira ngo tubereze ikaze muri karitsiye mushyashya nitwa Angela ni byiza kubonana nawe ati twagukoreye kano kantu ni byiza cyane akwereka uwo mwana muto se ninde ati ni umuhungu wanjye Kata dore igihungu kirareba yandura yambaye guruka ati byiza kubonana nawe Kata ati mwaza se nkabahereza ku cyayi ati nibyo reka ngewe na Kata tuzi dore wa muhungu isoni zamwishe umukecuru aramenya ariko nk'umuntu mukuru ariyoberanya arakwereka baricashe umukecuru abasukira ku cyayi umumama afite ikinyabupfura ati murakoze ntabwo ari nk'icyana cye kino gihungu cye byakiyobeye ati la So Angela, how do you like the neighborhood so far? Anyway utuye hano igihe kingana iki ati haciyemo icyumweru kimwe ariko uyu muntu ushaka twarahuye ni inshuti cyane utuye hano igihe kingana iki ni imyaka 5 twaje hano kubera ko hegereye ibiro byanjye akazi kanjye kandi hegereye ishuri rya Kata murabizi ko nanjye nigisha kwa ririya shuri so narasezeye aho niho Kata yagiye mbega isuku nari ntoya sibyo Kata ndakeka ifite isoni nyinshi
ibitiza byinshi Carter's been really struggling with his yari grades lately. kata nyine yanyuze And ibintu with my byinshi schedule, ntabwo I just don't atsindaga have time to neza help him. I'm ntabwo just wondering, do you mba do afite any umwanya munini part-time wo kumufasha tutoring? mpamvu natekerezaga niba amufasha ati He mama just byagenze moved bite in. nibwo Don't start akiza bothering her already. tereka kumubangamira It's not like utangiye I'm failing kumubangamira anything. ntabwo ari uko Oh, you don't have natsinzwe to buri worry about me, kintu young man. umukecuru My uti wowe pleasure to ntugire teach you a ikibazo lesson ni or two. byiza nzishimira kukwigisha Be no trouble at all. nta kibazo Exchange, kizongera perhaps kubaho Carter could help me around the house with a few things. ababwira uburyo uzajya unyishyura Taking a toll on katazajya my agira own utuntu home. amfasha hano mu rugo Oh, uti that's sibyo wonderful. Thanks ngo so much, byiza Angela. cyane ibyo ni Very byiza welcome. cyane ati murakoze barakwereka cya gisore tayiwe mu gitondo harageze barakwereka yatangiye kujya yitabira amasomo mu gitondo araje ariko adashaka kurikiraho ukomeze urebe Hello, Carter. atiraho kata yego yatinjira wibuke ko ariwe wamunyuzuye yamubwiye Sit in the n'ibigambo dining room. bibiri I'll ati follow you. wakwicara mu cyumba cyo kurya ati nkurikira wibuke uyu musore ari muri ba bandi batatu banyuze uyu mukecuru kiraza ariko kitabyumva ariko kiraza nta kundi umukecuru araza aramwicaza Look, I'm only here ati because my reba ndi mom hano is ni uko forcing mama me to. yamatirije And if you think that I owe you niba utekereza ko hari ibyo not ngomba ratting me gukora out gusaba last imbabazi time, kubera bya Carter, bindi You cyashize may be a bully byagirwa in the ati street, but kata you're in my house ntabwo now. ugomba So kunyuzara play by my ugomba rules kunyuza mu and show some muhanda hano respect. ni inzu yanjye ugomba kuba What? amategeko yanjye ati ngo Or if you prefer, I'll tell your cyangwa parents se everything that went down nzabwira the other day ababyeyi at the bawe bus buri stop. kintu cyose uko I'm sure your byagenze teachers cyagiye would love umunsi to hano hear kuri that bisi story too. menya ko ndi mwarimu wawe Okay, oke fine. tusawa Whatever. uko Okay, byagenda kose fine, Mrs. Wellington. ni byiza nyine ni byiza Okay, fine. Mrs. Wellington. ni Good. byiza nta kundi ni See those byiza boxes over there? I want you to move them upstairs for me. ati uri kureba biriya bikarito rero This nshaka isn't kubinshyirira tutoring. hejuru neza ibintu kwigisha we I'm the teacher. ndi You're the mwarimu student. uri You don't umunyeshuri get to question my teaching ntabwo methods. ugomba kwibaza uburyo nkoresha ndi kwigisha we gasopo yagiye gasopo Lift with your ni knees, gasiro not your back. manura aya mavi yawe ntabwo ari umugongo wawe barakwereka terura ibikarito ishuri ryatangiye umukecuru nta mikino barakwereka noneho atangira gukata ibicaca atangira gukata umucaca mwibuke yasezeranye na nyina ngo kunyishyura nta kundi azajya nkorera imirimo yo mu rugo ajya mu ishuri akata indabo nta mikino ihari akata indabo kabisa akata indabo mwa rubyiruko mwinyaboneka ntugajye usuzugura umuntu ntabwo uzeho muba muzahurira aramusuzuguye ngo arashaje none dore niwe uri kumwigisha ararangije Mrs. Wellington, ati yewe I'm Wellington in for today. nari I gotta head ndangije uyu out. munsi nagenda Thank you, Carter. ati urakoze kata umukecuru aramwemerera ariko se reka turebe areba agafoto ke Is that your father? ni I papa haven't seen him wawe around. Is he working out of town? sindamubonaho akora mu You mujyi asked him that yourself. nawe byibazeho Sorry, Carter. I didn't mean to upset you. mbabare kata I was ntabwo just nshaka curious. ntabwo nari ngamije You never mentioned kukurakaza him. byari amatsiko ntabwo ujya umuvuga Look, he's gone, alright? yaragiye never si coming byose back. ntabwo azagaruka Look, I don't want to talk about this anymore. sinshaka no kongera kubivugaho Can I go now? noneho nagenda See you tomorrow, Carter. tuzabona ejo kata barakwereka umwana arataha barakwereka arataha umukecuru asigara yibaza utuntu twinshi Carter, are you mu finished gitondo yet? nk'ibisanzwe yagarutse ati kata warangije ati Yes. ati rero aramwereka umukecuru anyuzamo ijisho umukecuru abaye mwarimu mwarimu sha anyuzamo ijisho arareba noneho umwarimu wa kera arareba yifata ku mukecuru anyuzamo Carter, ijisho this ati is a kata classic. ibi ni ibya kera You birashaje state the facts, but don't give your take on it. ati watanze You need to ibimenyetso ko develop your nta ideas. You need busobanuro to immerse ukeneye yourself rero in the story. kuvuga ibitekerezo mu buryo Well, I don't see any of bwimbitse your creativity in this kuko writing. nshaka kureba mu inyandiko ibyo wahimbye wowe ubwawe ariko iki gitabo nacyo It's important to ntabwo be gishishikaye open-minded in life, you oya know. ugomba You don't want to just gufungura umutwe gloss mu over your buzima life nawe like you did urabizi this book. You missed out on so much. kandi niko ubuzima bumeze ugomba gufunguramo umutwe papa umukecuru aratambika
uyu mujene atari komana we kwereka akomeje kwibaza ibintu byinshi wibuke aramunyuzuye ko umukecuru nawe yagize birebire Perhaps you'll amuzanira find this more igitabo inspiring. ati igihe rero cyo What if kiraza I asked you to do your kugushishikaza assignment on this instead? ubwo rero uraza kungoreraho This is an umukoro original. iyi ni original And it's hanyuma mint. se Where'd you get this? Well, my husband Harold collected comics. ati ni cyiza gikuye ati umugabo wanjye akunda ibintu by'ibitabo akingana nawe hari amakarito ari amakarito menshi ari hejuru If it will help you with your writing. ariko niba byagufasha mu nyandiko yawe bareba rwose Actually, wigeze no. ugisoma toya Couldn't get past a couple of pages. ntabwo Just njya never nkunda appealed to gusoma me. izo paje za kera Looks like you just gave yourself some homework because you're gonna have to read it too. bisa naho nawe uri kumpaho I suppose I umuhakozi will. ibintu utarasoma ati nta kibazo nzabisoma Remember, it's important to be open-minded. kwibuka ko ari byiza kwagura imitekerereze nawe rero ushobora So you kubikambara were cyane actually listening to something I said. aha ubu noneho watangiye kumva So amasomo we have a deal yanjye then? You come back Friday with noneho your kuwa report and I'll review gatanu it. uzaze wakoze After I finish reading the comic. raporo yawe nzabirebamo nyuma yo gusoma icyo gitabo arakwereka mwana yageze mu rugo atangira kurara amajoro asoma wibuke ko nyina yari afite ikibazo cy'uko umwana we atsindwa mu ishuri atangira kurambura watangiye yanga atangiye gusoma kapitene kamak kwereka arasoma umukecuru nawe yibera iwe udutara ducanye yirira utuntu kwereka rwose ni mwarimu nawe afata cya gitabo anyuzamo amaso akareba kugira ngo azabashe kumenya neza uko umwana yabikoze kwereka umwana yari aya majoro yaranditse koko umwana yaranditse yandika umukecuru akomeza kureba udutabo wibuke afite udutabo twinshi mu rugo umwana nawe arasoma kwereka umukecuru rwose ararambura ka gatabo yawe umwana yambuye udutabo nawe asoma kwereka umwana yakomeje kwandika yaranditse ubunebwe bwatangiye gushira we yahuye na mwarimu ubisobanukiwe yahuye na mwarimu ubisobanukiwe cyane kabisa mbese ni nko guhura n'uyu musobanuzi kuri oko Steve rwose umwana abona yarashushanyije ako atagize yaranditse none umwana yakomeje kwandika koko umva yanditse ibintu byinshi noneho mwarimu none haramukosora This is a lot better. rero none wakoze neza In cyane fact, what you wrote, let me understand the nuances of the wandikaga nibura storylines. wamfashije You kwiyumvisha actually do a imirongo good y'ibintu job if you put your mind to it. ugomba gukomeza gukora ibintu byawe biri mu mutwe wawe ati So, murakoze did you like the comic? ati wakunze ibyo nanditse As bad as I expected. ntabwo In ari fact, bibi nk'uko You nabitekerezaga wrapped the classics hands muri make cyari I don't bibi think I'd go that far. ati But I se will noneho admit, ntinanditse ibya I kirato did enjoy the bisa part naho where ari you byo iri discovered the guhindura superpowers. That was the best part. ariko njyewe nakunze bimwe mu bintu Mrs. biri Wellington, moto do you think I could see Nziza some more of cyane. your husband's comics? ase nabona ibindi bitabo by'umugabo Follow wawe me. ati nkurikira utundi tuntu umugabo wawe yashushanyije natubonara ati nkurikira aramukurikira ati wa mbega ukuntu ari byinshi umusore yaratunguwe cyane yo gusanga ari ibitabo byinshi cyane mu gihe kamwe akamaraho icyumweru papa arareba abura ibyo afata n'ibyo areka kwereka umukecuru ibi bintu dola kwereka umwana arasoma arishima watangiye yanga yatangiye kwishima ati fata turakoze Those were my husband's favorites. dore ibyo noneho umugabo wanjye yakundaga cyane arabimwereka mu gasanduku aba yarabibitse neza kubona nubwo wenda aba yarapfuye ariko utuntu yakunda akomeza kutuzirikana cyane kwereka igisore cyarishimye rimwenyuza wari yatangiye yanga bityo yatangiye ari kumumwuzura ariko yawe n'umwarimu ushoboye You can kandi borrow them if you usobanukiwe want. aramutoza ati rwose Yes, ushobora no but bring them kugitwara back. ariko I ukakigarura might want to read a few myself. kuko nanjye nshaka kuzakisomera toke murakoze Besides, cyane something were to happen to them, Harold would come back and haunt you.
ati nyange ikintu kibaho Harold ishobora kugaruka ikakubabaza ariko ashobora kugaruka kubabaza ariko This is the first copy. ati norupa ni kopi ya mbere rwose wow mbega ukunda ari byiza arakwereka noneho nyuma y'igihe tugarutse mu muhanda mukecuru arimo agenda ariko kubera intege nke igikapu kiramucika ibintu byarimo birameneka agerageza kubitoragura ni ku muhanda ba basore batatu baragaruka wibuke kata we amuzanye n'uyu Hey man, what gives? ati mbega ati niko bayike tangira kureba umukecuru uko bamaze kwereka tureba ni wa mukecuru uhushize twajya kumusuhuza Need that old people smell had to be coming from somewhere. bashaje niriki ariko kubera ko katarangije kumenyera yibuka amakosa yose bamukoreye yibuka bya bintu bamukoreye bagitangira yarararara kata wibuke bamukoreye ariko asigaye yigana nawe yibutse byose na mutima umucira urubanza ntabwo yamera ngo ari abagenzi be ahubwo yagiye kumufasha bagenzi be baratunguwe dore ikintu kirareba to kijungije urutwe kirangije ngize n'inditi yawe Yo, twigendere Let's go. twigendere whatever. tera ni umuhombyi singabo abo baracyafite disipurine ariko urabona ko kata yahindutse yagize ikinyabupfura cyari neza gufasha umukecuru nyaboneka rubyiruko nimujye mbona mufite ingufu namwe mujye muzikoresha neza kandi mwubaha abantu bakuru iryo somo twakora muri iyi filime rwose nyaboneka tujye twubaha abantu bakuru ndetse twubahe n'abantu bose twe kumva ko dufite imbaraga kubasumbya ngo bitume tubabwira amagambo mabi cyangwa se ngo tubasuzugure naho butaha rero ushobora gukora subscribe like ndetse na share naho butaha kuri of course thank you very much.